kwinjira muri online test ugatangira kwimenyereza gukora amatest akumenyereza kuba wakora, akumenyereza gutegura neza kuzakora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'ayisumbuye. Aha uzinjira muri telefone yawe cyangwa se muri mashine yawe, urebe browser ukoresha ujya kuri internet. Aha twebwe dufite Google Chrome, dufite Microsoft Edge, dufite Firefox, ushobora no gukoresha Internet Explorer, ushobora no gukoresha Opera Mini. So twebwe tugiye gukoresha Google Chrome. Twinjiye muri Google Chrome. Google Chrome tugiye aho twandika website dusacinga. Handandikamo website yitwa fikbig.rw. Then yarangije kwiyandikamo, then dukande enter, twinjire kuri website. Ahangaha baraguha aka notification. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, ushobora gukanda allow kugira ngo n'izindi notification zijye ziza uko tugize ikintu dushyira kuri uru rubuga. Biba byiza cyane niba ari bwo bwa mbere winjiye kuri uru rubuga, kanda allow, hanyuma notification zibijyanye n'amasomo tuba dushyira ku rubuga ujye uzibona igihe uri online kuri telefone yawe. Twakomeje ndakanda ndamanuka, ndajya ahantu handitse gahunda yo kwigisha online, yo kwigisha cyangwa online coaching. Abanyeshuri bitegura kuzakora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'ayisumbuye. Tuzamanuka hepfo gatoya tukande aha hari online coaching. Tuzinjiramo, tuzahasanga test twashyizeho. Ahangaha tumaze gushyiramo test eshatu. Test ya mathematics P level, O level and A level. Tujya dushyiramo n'izindi za mbere twashyizemo, ariko n'izindi zirahari. Tugiye kukwereka noneho uburyo ushobora kwinjira muri test imwe muri izi ngizi ugatangira ugakora bitewe na level wigamo. Niba wiga muri primary urakanda ahangaha, niba wiga muri O level urakanda aha, niba wiga A level uraza gukanda hano. Reka dufate urugero rwa O level. Turakika kuri O level, hanyuma irafunguka gutya: National Examination Test 1 of Mathematics for O level students. Then test yaje. So turandikamo umwirondoro wacu, kanandikemo urugero John. Then ndatangira gukora. Gukora imibare, urafata draft yawe hanyuma ukore iyi operation. Urabona dufite simplification completely 0.4 times 1 and 2 over 3. Turamaze dukora ibyo muri bracket, then dukuremo ibyo ngibyo uzabikora kuri draft. Hanyuma kuri draft igisubizo uzabona kizaba ari kimwe muri ibi ngibi dufite ahangaha. Urugero reka dufate ko wenda igisubizo ari 0.5. Turakirikaho hanyuma dukomeze. Nahangaha tumanze dusolvinge, turebe igisubizo tuza kubona. Niturangiza kukibona kuri draft ku ruhande turebe kimwe bisa ahangaha, naho tuze
gukirika cyangwa se gukanda ku gisubizo gisa n'icyo twabonye nyuma yo gukora. Reka wenda nkande hano kuri kabiri. Turakomeza tuze kuri iki kibazo cya gatatu, nacyo tugikore. Niturangiza kugikora wenda ubone ko igisubizo ari 5%. Urakomeza hanyuma ahangaha wevaluating ukoresha draft yawe, urebe igisubizo uza kubona nyuma yo gukora ibingibi kiri muri ibi bine. Hanyuma icyo ubona uze kugihuza n'ibingibi icyo bisa, hanyuma ugikirikeho. Reka mvuge ko njye ntabwo ndi kubikora, ariko reka mvuge ko ndashaka kubereka just gusa. Reka mvuge ko igisubizo cyangaha kiraza kuba iyi 4. Turakomeza tuze ahangaha dusolvinge iyi inequality, turebe igisubizo tuza kubona, hanyuma tugihuze na kimwe muri ibi ngibi. Njye wenda reka mvuge ko ari iki ngiki. Nakomeje nageze kuri iki ngiki. From the diagram determine the size of a angle MOP. Naho urayidetermininga kuri draft yawe, hanyuma urebe angle ingana n'izi ngizi ziri ahangaha, hanyuma iriyo uyikirike cyangwa se uyemeze. Reka tube kari iyi 30. Kuri B tuvuge kari wenda 45. Dukomeze kuri C tuvuge ko ari 60. Hanjye ntabwo nabikoze, ndimo ndakwereka. Aha tuvuge ko ari 10. Dukomeje ku kibazo cya 7. Baduha operation agaciro ka x agaciro ka y, then uraza kureplacingamo hano wubahirize amategeko ya operation. Hanyuma igisubizo uza kubona urebe icyo bisamo hano ugisubize. Reka mvuge ko wenda njyewe igisubizo ari 20. Ntabwo nagikoze, ni ukugira ngo mbereke. Ahangaha the vector formed by the point, dufite point R, S and T ari collinear. So uraza gukora urebe koko uverifie, uhinyuze urebe niba ari collinear. Usanga ari collinear urakirika kuri true, usanga ari atari collinear urakirika kuri false. Then njye reka mvuge ko ari collinear. Ndakomeza ndajya ku kibazo cya 9. Reka nkirike wenda kuri 6. Uraba wakoze kugira ngo iminota itaba myinshi. Ahangaha the function are given below. Dufite gushaka agaciro ka x igihe f of g of x ingana na 0. Uzakora hanyuma urebe igisubizo. Ahangaha biragaragara ko ibisubizo bizaba 2. Reka mvuge ko ibisubizo ari iki. Gutyo dukomeze ugenda ukora kugeza ku kibazo cya nyuma. Nk'ahangaha urabona ko dufite the Venn diagram cya 14. Hari ibyo njye ntemeje, uraza kureba uburyo niba hari ibibazo utemeje nabyo biri buze kuza bimeze. Urabona ni ibibazo bigera kuri 18. Ni ibibazo byavuye mu kizamini cyane, mu bizamini bya Leta. Urabona ko uko bimeze ibibazo isa n'isaha babibaza cyangwa se bakongera bakanabibaza. Then ukimara kubikora byose, kubivivura byose, uzaza wemeze hano. Ujye kuri envoyer cyangwa se submit. Nurangiza kwemeza uzategereza akanya gato, hanyuma urebe ibyo systeme iza kuguha. Twemeje.
tegereza gato. Ahangaha icyo then tuzaza ahangaha ngo afishe la note, ubwo urashaka amanota wagize. Nemeje ahangaha ndabona ko ngize amanota 23 ku ijana. Muzi ko nagerageje gukora ibibazo byinshi bikeya, hari ibyo nasize ntakoze. Urabona ko icya mbere nakikoze ni 0.5, icya kabiri nakishe, ariko mu kukica bambwira ko igisubizo kiri cyo ari -1. Byumvikane ko uzongera ugasolvinga iyi equation ukareba neza ko uza guhuza ni -1. Ikibazo cya gatatu nagikoze ni 5%, ikibazo cya kane nagikoze, ikibazo cya gatanu nagikoze, ikibazo cya gatandatu nayishe, ariko nubwo nayishe baraza kumbwira igisubizo nari bubone. Then uraza kureba uburyo wagikoze, wongeye ugisubiremo urebe ko igisubizo ari 70. Icya B nacyo nakishe, sinayishe, ariko bakagenda banyereka n'igisubizo cyagombye kuba cyo. Nayikoze, igisubizo bavivuye. Ikibazo cya karindwi nakishe, ariko baranyereka ko igisubizo cyari kuba -20. Turakomeza. Ikibazo cya 8 nagikoze, nubwo nagikoze barambwira ibisubizo byari bube byo ahangaha. Then ikibazo cya 9 nagikoze, ikibazo cya 10 nakishe, ariko baranyereka igisubizo cyari bube cyo. Ikibazo cya 11 ntabwo nageze nyigeraho nkikora. Kuba ntagikoze ntabwo bigeze bampropose igisubizo cyagombye kuba cyo. Kuvuga ngo ikibazo utakoze utigeze ukirikaho ngo wemeze, ntabwo systeme iguha igisubizo cya nyacyo, irakica gusa ikakwihorera. Niyo mpamvu rero wakagombye kubikora byose kugira ngo ubone uburyo uza kwikosora no kureba ibisubizo wakagombye kuza kubona, hanyuma ukabona ubusubiramo neza. Ikibazo cya 12 ntabwo nari nagikoze, icya 13 nuko nta bisubizo bari kunyereka. Ikibazo cya 14 nacyo sinigeze nkikora, urabona ko nta bisubizo banyereka byagombye kuboneka. Ubundi iyo wagikoze ukakicaho bakwereka icyo wishe, hanyuma bakakwereka n'igisubizo bari bubone. Akaba ariyo mpamvu rero byaba byiza ubikoze byose, hanyuma ukaza kureba ibisubizo systeme iguha. Nyuma yo kwikosora cyangwa kubisubiramo bikora neza, wakongera ugasubiramo uwo mwitozo, wongera usubira inyuma, hanyuma ukagenda uzamura umubare w'amanota. Uko amanota agenda yiyongera ni nako nawe ugenda urushaho kubimenya. Ahangaha icyitonderwa, ugomba gufata draft yawe ukabikora witonze seriously, atari ugupfa gukirika, kubera ko nupfa gukirika uzaba uri kwibeshya. Nuwibeshya rero ntabwo systeme izamenya ngo urimo uribeshya n'ibiki, ariko izajya iguma ibyice, yego ibindi bikore, cyangwa se igisubizo igenda igisubizo uko kimeze. Hano muri mathematics urugero, usabwa gukora ukoresheje draft yawe, ntabwo uzayikora nk'uko wakora geography cyangwa biology, ho ni amagambo usabwa gufata. Si ngombwa wenda ko wafata draft ngo ukore, ariko aha muri mathematics ntabwo uzapfa gukirika ku gisubizo ubonye utamanje gukoresha draft yawe. Tubashishikariza ko ibi bintu mwabikora niyo ufite umwana wiga muri iyo myaka, yaba yiga primary level, yaba yiga O level, yaba yiga A level, yaba ari nawe uri kubikurikira, ko ibi bintu mwabikora cyangwa se mukabyiga seriously, kubera ko ibi bizabafasha gutsinda neza ibizamini bya leta. Abo bishobora kuba byarafashije nabo barahari, kubera ko ibi tumaze igihe kinini cyane tubikora. Hari abagenda batubwira ko byabafashije, byatanze umusaruro, abenshi ibizamini babitsinda neza kandi ku manota meza. Hari n'ababyuzuza kubera ibi bizamini
bya leta bagenda basubiramo, za making guide tugenda tubaha cyangwa se bagenda bakura iwacu, ibyo birabafasha.